Muraho neza abakunzi banjye, murakaza neza kuri Thinking Spot Rwanda. Hari abantu benshi bavuga ko begereye Imana nyuma yo kubabara cyane, iyo ubuzima bwabaga bubakomereye bakuraga amahoro mu gusenga. Ese ibyo ni ukwihumuriza gusa mu mutwe cyangwa hari impamvu yihishe inyuma yabyo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko iyobokamana rifasha abantu mu buryo bw'imitekerereze. Tugendeye ku rubuga rwa Pew Research Center, abakristo nibo bafite umubare munini w'abayoboke mu madini yose ku isi, aho bafite hejuru ya 31% y'abantu bose batuye isi. Aba ni abasaga miliyari 2.4 y'abantu. Abayisilamu bakurikiraho n'abantu basaga miliyari 2. Abadafite amadini nabo basaga miliyari 1 na miliyoni 200 z'abantu bose batuye isi. Abahindu bagakurikiraho n'abantu basaga miliyari na miliyoni 200. Ababudiste nabo ntibahejwe, bafite abasaga miliyoni 480 kugeza kuri miliyoni 500 y'abantu bose batuye ku isi. Hagendewe ku rubuga rwa Gallup International, bivugwa ko abasaga miliyoni 450 kugeza kuri miliyari 1 y'abantu bose batuye isi batizera Imana. Aba ni abasaga 7% kugeza ku 10% y'abaturage b'isi. Aha higanjemo Abanyaziya, aho bivuga ko 76 kugeza kuri 78 y'abantu bose batizera Imana baturuka muri Aziya. Reka turebere hamwe uburyo iyobokamana rifasha abantu mu bihe bafite ibibazo by'imitekerereze, agahinda ndetse n'ihungabana. Icya mbere, iyobokamana riha abantu icyizere mu bihe by'ibibazo. Iyo umuntu ari mu mibabaro cyangwa mu gahinda, ashobora gutakaza icyizere. Iyobokamana ryigisha ko imibabaro itaramba kandi ko hari ejo heza. Muri Bibiliya mu Baroma 15:13 haranditse hati: Imana y'ibyiringiro ibuzuza ibyishimo n'amahoro. Ntitwakibagirwa muri Quran Surah Ash-Shah 94:5 kugeza kuri 6 haranditse hati: mu by'ukuri hamwe n'ingorane haza koroherezwa. Icyizere kigabanya guhangayika kandi kigafasha umuntu kongera imbaraga zo kubaho. Icya kabiri, ntitwakibagirwa ko isengesho no gutekereza ku Mana bigabanya guhungabana. Mu Bafilipi 4:6 kugeza kuri 7 haranditse hati: nimukagira icyo muhagarikira umutima, amahoro y'Imana azarinda imitima yanyu. Muri Quran naho Sura Ar-Ra'd 13:28 haranditse hati: mu kwibuka Allah niho imitima ibonera ituze. Kumva ibi bituma stress igabanuka kandi umuntu akumva amahoro imbere ye. Ikindi kandi, iyobokamana ritanga intego n'igisobanuro cy'ubuzima. Muri Yeremiya 29:11 haranditse hati: nzi imigambi mbafitiye, imigambi yo kubaha ibyiringiro n'ejo hazaza heza. Igitabo cyera gikoreshwa n'Abahindu cyitwa Bhagavad Gita. Muri Bhagavad Gita 2:47 haranditse hati: kora inshingano zawe ariko ntugafatwe n'inyungu zivuyemo. Icya kane, iyobokamana ryigisha kubabarira. Uburakari n'inzika byongera ububabare bwo mu mutima. Iyobokamana ryigisha kubabarira kugira ngo imitima yorohe. Reka turebe muri Bibiliya. Muri Matayo 6:14 haranditse hati: nimubabarira abantu amakosa yabo, na So wo mu ijuru azabababarira. Muri Quran Surah An-Nur 24:22 haranditse hati: bababarire kandi birengagize, mbese ntimwifuza ko Allah abababarira? Icya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye kuvugaho, iyobokamana ryigisha imyitwarire myiza. Iyobokamana rifasha abantu kwirinda imyitwarire yangiza ubuzima bwabo no gufata ibyemezo byiza. Mu Bakorinto ba mbere ku gice cya 6 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 haranditse hati: umubiri wanyu ni urusengero rw'Uwiteka, mujye muwubahisha Imana. Muri rusange tumaje kurebera hamwe uburyo iyobokamana rifasha abantu bizera Imana. Murakoze cyane, mwakoze kubana natwe muri iyi video. Mwibuke kuduha subscribe, like, share na comment kugira ngo channel yacu igume gutera imbere, tuzajye tuguma tubona utuntu tw'ubwenge kandi ku gihe. Murakoze cyane, ndabakunda, tuzahurire mu yindi video y'ubutaha. Ciao ciao.